Impano cyangwa se gift mu ndimi z'amahanga ni ikintu cyiza umuntu wese ugihawe yishimira kandi akumva ari umuntu w'agaciro mu buzima bw'umuntu umuhaye iyo mpano. Ikindi kandi igatuma yumva akunzwe kandi yishimiwe, bityo bigatuma uyihawe abaho yishimye akumva anyuzwe n'ubuzima arimo. Impano rero ishimisha umuntu si ikintu gihenze cyangwa se ikintu kinini, ahubwo ni ikintu uha umuntu bigahura n'icyo akunda cyangwa se icyo yari akeneye mu buzima busanzwe, bityo bikarushaho kumushimisha. Mbibutsa, this is Nadijo TV show. Nibutsa umuntu mushyashya ahangaha ko utarakora subscribe ntugende utayikoze, kugira ngo n'ubutaha ujye ugenda ubona ibiganiro byacu bikugerereho igihe. Nanone ushobora gusharinga iki kiganiro ku nshuti zawe, kandi wumve ko tuguhaye ikaze, wumve ko tukwishimiye kuri Nadijo, wiyumvemo ikaze. Hanyuma abantu bakomeza kutwereka urukundo, bakomeza kubana natwe igihe ku kindi, namwe dukomeje kubashimira, kandi nanone tubongeye tuguhaye ikaze muri iki kiganiro. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe gift cyangwa se impano nziza kandi zidahenze umuntu yaha umuntu akunda cyangwa se umuntu yaha umukunzi we. Tuguhaye ikaze nanone muri iki kiganiro, wiyumvemo ikaze, kandi nanone niba utarakora subscribe n'ukuri niyo nkunga ikomeye uba uduhaye, ubanze uyikore, hanyuma uze gusharinga iki kiganiro inshuti zawe, bagenzi bawe, ukore like, niba ufite igitekerezo wandike muri comment aho hasi. Ikaze nanone muri iki kiganiro. Twihuse, impano ya mbere ushobora guha umukunzi wawe itaguhenze, itagusabye ibintu byinshi, itagusabye ibintu birenze, ni impano yo gutega amatwi umukunzi wawe, kandi ukamutega amatwi witonze. Iki kintu ntabwo ari ikintu cyoroshye, nta nubwo ari ikintu umuntu uwo ari wese agira cyangwa se umuntu uwo ari wese abona, kubera ko ari impano ikomeye uba ugomba guha umukunzi wawe. Niyo mpamvu aka kanya nagira ngo nkubwire ngo niba ufite umukunzi wawe uzi ko agutega amatwi, wumve ko uwo muntu ariyo mpano ya mbere aba yaguhaye. Uribaza nawe kuba ugenda mu nzira ugahura n'ibintu bitandukanye cyangwa se ukagira ibyiyumviro bitandukanye n'ibyo ugomba kugira, hanyuma ukumva ko ufite umuntu wawe, umuntu ukunda, umukunzi wawe, uzi neza ko ari bukumve, uzi neza ko agutega amatwi, uzi neza niba ufite ibibazo bitandukanye cyangwa se ufite inkuru nziza, ukaba uzi ko ari umuntu ugenda ukajya kuyibwira, kandi uwo muntu akaza kuyumva, akaza no kugutega amatwi, byagendera naho ko akugira inama ku kintu runaka cyabaye. Icyo kintu rero ni impano ikomeye cyane uwo muntu aba aguhaye kugira ngo wishime. Cyane ko mu gihe umuntu aguha umwanya akagutega amatwi, biba bivuze yuko aba aguha umwanya uhagije mu buzima bwe, aba aguha agaciro, kandi aba yiteguye igihe cyose kukumva. Ibi bintu rero mu gihe abari n'abategarugori barimo gutanga ibitekerezo ukabatega amatwi, ni ikintu bakunda cyane, kuko buri wese aba yifuza ko umukunzi we yamutega amatwi. Ubwo bushake bwo gutega amatwi buba mu mitima y'abakobwa cyangwa se abagore, ubwo umukobwa ngo nta wundi muntu aba ashaka kubugaragariza uretse uwo bakundana gusa. Hari n'igihe aba adashaka kubivuga ariko akabigaragaza akoresheje ibimenyetso n'amarangamutima ye, bityo umugabo cyangwa se umusore akaba asabwa kubimenya, kuko kumutega amatwi biba biri mu mpano nziza cyane akunda kuruta ibindi byose bihenze cyangwa se kuruta amafaranga. Igitsina gore aho kiva hose kikagera gikunda umuntu ugitega amatwi, gikunda umuntu umuha umwanya, hanyuma akaba yagutega amatwi, akamutega amatwi, akumva ibyiyumviro bye, hanyuma akabigira ibye, bikagera naho yumva nyine ko uwo muntu ari we muntu ugomba kumuha ibitekerezo, cyangwa se ushobora kumuha inama, cyangwa se akamwereka yuko ari kumwe nawe, byaba mu kababaro cyangwa se mu byishimo, akamwereka ko igihe cyose ari kumwe nawe. Icyo gihe rero ntabwo umuntu yakwereka ko ari kumwe nawe mu gihe ataguteze amatwi. Iki kintu rero
nagira ngo mbwire abasore cyangwa se abagabo ku bakunzi babo ko iyo umuhaye iyo mpano yo kumutega amatwi, ndavuga umugore aha ngaha cyangwa se umukobwa muri rusange, ngo aba yumva agufata nka marayika ijuru ryamwoherereje, ngo ajye yumva ibyifuzo bye, amufashe kandi amugire inama. Murumva ko rero iyi mpano yo gutega amatwi ni impano nziza cyane kandi ikomeye mu buzima bw'umuntu, irenze ibindi byose, irenze amafaranga, irenze ubutunzi, irenze ikindi cyose ushobora gutekereza guha umuntu, by'umwihariko umuntu ukunda cyane. Indi mpano ya kabiri aha ngaha ni ugushimira umukunzi wawe mu nshuti ze cyangwa se mu nshuti zawe. Ese wowe niba ufite umukunzi ujya wibuka kumushimira mu nshuti ze cyangwa se mu nshuti zanyu? Niba utabikora rero, ukaba wumvise iki kiganiro, nahaweho gushimira umukunzi wawe mu nshuti zanyu, kuko iyi nayo ni impano ihebuje ushobora guha umukunzi wawe, itagusabye ikiguzi, itagusabye ibintu byinshi, kandi umukunzi wawe akabaho yishimye. Abafite abakunzi bazirikane ko buri muntu ari we wese ukunda ashimishwa cyane no kuba umushimira mu ruhame, bituma yumva ko ari umuntu udasanzwe mu buzima bw'umushimiye. Aha cyane cyane ku gitsina gore nicyo kenshi gikunda gushimirwa mu ruhame, kuko nanone bituma yumva ari umuntu udasanzwe, bituma yumva ari umuntu w'agaciro. Icyakora ngo usanga iki gikorwa kinanira abasore benshi kubera ko baba bafite ubwoba bwo kubikora, ariko ngo niba ufite umukunzi kandi ukaba uzi ko hari ibyiza bimuranga, bivugira mu ruhame ntacyo bitwaye, ahubwo bizamushimisha birenze. Ikindi kandi iyo bikozwe bituma izina ryongera muri bagenzi be, hanyuma bigatuma nabo bifuza kugira mu kirenge muke, kandi nanone bakifuza kugira umukunzi umeze nk'uwe, agahora yumva umuhesheje ishema mu bandi. Ikindi nanone, iki ni igikorwa cyiza ushobora gukorera umukunzi wawe, akakizirikana ubuzima bwe bwose, kandi kikaba kidafite aho gihuriye n'amafaranga cyangwa se izindi mpano zihenze. Indi mpano nanone ni ukugenera umukunzi wawe impano cyangwa se ibintu bidashira vuba. Aka kantu ni akantu k'ingenzi cyangwa se ni ikintu cy'ingenzi burya mu rukundo, tuzirikana ko gutanga impano ibyo uko bigenda kose, iyo uhaye impano umuntu no kuba umukunda cyane, kandi nanone rwa rukundo ukaba ushaka ko urumwereka ukabona ko kumukunda. Kugenera rero umukunzi wawe impano idashira vuba ni ukugira ngo nanone ajye akora gutekereza. Kumuha impano idashira ni ukugira ngo igihe cyose azayimarana ajye ahora agutekerezaho mu gihe ayibonye, mu gihe ari kumwe nayo abone ko yongera atekereze rwa rukundo, yongera atekereze kuri wa mutima, yongera atekereze kuri wa muntu wamuhaye ya mpano. Abahungu benshi baha inshuti zabo ibyo kurya, kunywa, imibavu n'ibindi bituma basa neza, ariko iyo ibyo bintu bishize ubwonko bwibagirwa vuba bikarangiriraho. Ibyo rero ntago bibabera urwibutso rurambye. Niyo mpamvu ukwiriye gutekereza impano nziza izamukora ku mutima ubuzima bwe bwose, cyangwa se igihe kinini, aho gutekereza ku mpano zishira mu kanya gato. Muri izo mpano zidashira ushobora guha umukunzi wawe akamara igihe kirekire agutekerezaho, akamara igihe kirekire agufite ku mutima, akuzirikana, azirikana rwa rukundo wamweretse, azirikana ya mpano wamuhaye. Ni byiza rero ko ukomeza kuzirikana yuko ugomba guha umukunzi wawe impano, byibuze niyo yaba imwe cyangwa se ebyiri, bizatuma igihe cyose azakomeza kugutekerezaho, bitewe n'uko wamuhaye impano imara igihe kirekire. Indi mpano nanone ushobora kugenera umukunzi wawe, ntabwo igihe cyose uzaha umukunzi wawe ibintu bihenze cyangwa se ibintu bimara igihe kirekire, oya, uzajya unyuzamo
nabwo umuhe impano idahenze kandi nziza izamushimisha. Iyi mpano rero yo kugenera umukunzi wawe ibintu bidahenze cyangwa se kugenera umukunzi wawe ibintu bihendutse, harabibwira ko kwereka umukunzi wawe ko umwitaho kuruta ibindi byose ari ukumugurira ibihenze, nyamara ngo abenshi abakobwa cyangwa se abahungu babifata nko gusesagura umutungo cyangwa se kwirarira, bityo bigatuma mugenzi wawe akunyuzamo ijisho cyangwa se umukunzi wawe akunyuzamo ijisho. Hari abagabo cyangwa se abasore batazi ko abakunzi babo banezezwa cyane n'utuntu tugaragara cyangwa se nk'utuntu tugaragara nk'udufite agaciro kanini, nyamara utuntu duhendutse dutanganywe umutima w'ugwa neza kandi uciye bugufi nitwo umukunzi wawe ashobora kwishimira kuruta ibyo bintu bihenze. Zimwe muri izo mpano rero zidahenze kandi zishobora gushimisha umukunzi wawe, wafata nk'urupapuro ugashushanya umukunzi wawe, ukamushushanya ku rupapuro neza, hanyuma ukarumuha umubwira ko iyo mpano umuhaye kuvuye ku mutima. Ibyo bintu rero bizashimisha umukunzi wawe mu buryo utatekerezaga. Bizagera naho yumva ko urwa rupapuro umuhaye azarushyira mu cyumba cye, hanyuma akarumanika ahantu azajya ahora arureba uko yinjiye n'uko asohotse. Ibyo bintu ushobora kuzabikora bikagutangaza, ukumva ko ari ibintu biciriritse kandi nyamara uzaba uhaye impano wazumva ko umuhaye ikintu cy'agaciro mu buzima bwe kandi yishimiye kandi akunze, kandi cya kintu wowe wabonaga ko giciriritse, mu gihe umukunzi wawe ukimuhanye umutima mwiza, umutima w'ubugwaneza n'umutima uciye bugufi, icyo gihe uzatangazwa no kubona umukunzi wawe abyishimiye. Ikindi kandi ushobora kumukorera nko kumushakira umuvugo, indirimbo bimutaka mu buryo bizahora bimugaruka mu bwonko. Utwo tuntu uzumva ari utuntu twiza mu gihe uzaba udukorewe cyangwa se mu gihe uzaba utanze iyo mpano mu buryo utatekerezaga, hanyuma wishime bikurenge. Mu bakundana biba byiza iyo hatanzwe impano, gusa abagore nibo bazwiho kwishimira kugira ikintu bahabwa kabone niyo cyaba kidahenze cyane. Hari bamwe rero ariko usanga kumenya impano ikwiye bagenera abakunzi babo biba ari ingorabahizi. Ikinyamakuru marriage.com cyagaragaje ibintu byoroheje umuntu w'igitsina gore yishimira mu gihe abihawemo impano. Niba nawe ujya wibaza impano waha umukunzi wawe mu gihe uri umugabo cyangwa se mu gihe uri umusore, ukibaza impano ushobora guha umukunzi wawe akishima kandi itaguhenze bitewe n'ubushobozi ufite, hari ubwoko butandukanye bwa shokora ushobora kumugurira kandi umutima ukishima. Kugira ngo rero birusheho kumuryohera, ushobora kumugurira iyo shokora hanyuma ukamutegurira n'ururabo, ukaza kubimushyikiriza biri kumwe, hanyuma ukaba ari nawe ubwawe ubimwihera kugira ngo umwereke yuko ari we wabiteguye kandi bimuhanye umutima umukunze cyane. Icyo gihe rero bizamukora ku mutima, bizamushimisha, ubone koko bimurenze, ibyishimo bimurenze. Indi mpano nanone ya kabiri ushobora kuzagenera umukunzi wawe w'umudamu cyangwa se w'umukobwa, ni ukumutegurira wenda mu gihe mwateganyije kuba mwasohokana, mugiye gusangira kwishima uruhare rwe mu buzima bwawe, ushobora kumutungura ukamugurira nk'ikanzu, hanyuma mu gihe wamugurira iyo kanzu akazajya aba ariyo ari buze yambaye, cyangwa se mu gihe musohokanye iyo kanzu akaba ariyo yambaye, kubera ko akenshi igitsina gore biba bigoranye cyane kugira ngo gifate umwanzuro cyangwa se bafate umwanzuro wo guhitamo umwambaro ari bwambare mu gihe agiye gusohokana n'umukunzi we. Uretse kuba rero ibi bimurinda guhangayikishwa cyane n'umwenda ari buze kuba yambara, ni uburyo nanone bwo kumwereka ko urukundo umukunda rwaguhaye ubushobozi bwo kumenya ibimubereye. Icyo gihe nabona iyo kanzu kandi akabona iramubereye, ukabona ni nayo akunze,
bitewe n'amabara akunda, bizamwereka yuko koko umukunda kandi umwitaho, kubera ko uzaba wamenye ibimubereye, wamenye amabara akunda, icyo gihe azishima cyane bikurenge cyangwa se nawe bimurenge. Ikindi kintu ushobora guha umukunzi wawe, ushobora kumuha isaha. Ku rutonde rw'impano zoroheje kandi zishobora kuboneka ku byiciro bitandukanye, bitewe n'amikoro yawe ntihaburamo isaha. Uretse kuba ari kimwe mu by'ibanze ku muntu wese uzi kandi ukunda kurimba, ni n'uburyo bwo kwibutsa umuntu ukunda kujya azirikana kubahiriza igihe mu byo akora byose. Indi mpano nanone ushobora guha umukunzi wawe w'igitsina gore mu gihe uri umugabo cyangwa se mu gihe uri umusore, ni ububiko bw'udukoresho akunda gukenera. Impano yoroheje ushobora kumugenera nk'agasanduku ashobora kujya abikamo udukoresho tw'ingenzi nk'amasaha, imikufi n'impeta. Iyi mpano rero nayo ni nziza cyane, umukobwa cyangwa se umugore wese yayishimira, kubera ko waba umweretse yuko umwitaho kandi umutekerezaho, wifuza ko n'utuntu twe tuba turi ku murongo. Indi mpano nanone ni umubavu cyangwa se amapafiyumu. Umubavu ni imwe mu mpano waha umukunzi cyangwa se umuntu w'igitsina gore akishima, ndetse akongera kwibuka ko umukunda kandi iteka uhora umuzirikana. Nanone ushobora kumuha impano y'ibikoresho byifashishwa mu kwisiga ibirungo, cyangwa se ukamuha ibikoresho byifashishwa mu kwisiga make-up mu ndimi z'amahanga, mu gihe ariko abikunda, mu gihe abikeneye. Twabonye ko impano uha umuntu akishima ikamunezeza, niya mpano wazirikanye yuko ko iyo mpano ashobora kuyikunda, asanzwe abikunda, cyangwa se ari bya bintu koko yari akeneye. Icyo gihe rero nuba wafashe umwanya ugatekereza kuba waha impano umukunzi wawe y'ibikoresho byifashishwa mu kwisiga make-up, nta gushidikanya ko uwo mugore cyangwa se umukobwa uyihaye azishima. Nta cyashimisha umugore cyangwa se umukobwa nk'impano y'ibikoresho byifashishwa mu kwisiga make-up, ndetse byaba na ngombwa nabyo ukaba wabyongeramo. Indi mpano nanone twavuga ya nyuma ni ukumukunda. Urukundo ni impano iruta izindi umuntu wese akwiriye guha uwo akunda, kuko ibyo umukorera byose bitari mu rukundo byaba ari ukuruhira ubusa. Rero nta kintu na kimwe gishobora gutuma umukunzi yishima birenze uretse urukundo. Urukundo ntirukenera amafaranga, ahubwo ni umutima, ubwenge, amarangamutima n'impagarike yawe muri rusange wegurira uwo ukunda byahebuje. Rero niba ufite umukunzi, ntugagereze kumugenera amafaranga ugamije kumwereka ko umukunda, kuko ayo mafaranga igihe cyose abuze urukundo rushiriraho. Ariko iyo umuhaye impano twabonye, biguma ku mutima we ubuzima bwe bwose, agasigara agufata nk'umuntu udasanzwe mu buzima bwe ku isi hose. Nizere yuko rero mwungukiwe byinshi n'iki kiganiro, mwabonye impano namwe muzagenera abakunzi banyu, nubwo tutavuze ku bagabo cyane. Ikiganiro cy'ubutaha tuzavuga ku mpano ushobora guha umugabo cyangwa se igitsina gabo kikishima, bose bakishima. Tuzaziganiraho mu kiganiro kizaza. Nabibutsaga ko iyi ari na Dijo TV show. Umuntu utarakora subscribe ugeze ahangaha, nyamuneka uyikore, niyo nkunga ikomeye uraba uduhaye. Hanyuma sharing iki kiganiro ku nshuti zawe, hanyuma ukore like. Nugira igitekerezo ushaka gutanga cyangwa se ikibazo, urandika muri comment. Naho ubutaha rero na Dijo TV show turabakunda cyane. Naho ubutaha, ciao ciao.